turagira ngo utuganirize utubwire muri rusange urugendo rwawe muri Iseka ubona rwarakumariye iki? Murakoze cyane, ndabashimiye Iseka News. Mu by'ukuri ndangije mu itangazamakuru maze imyaka 3 aha ngaha. Mbere na mbere njya kwiga itangazamakuru kuko narikundaga. Ikindi numvaga nshaka kuryiga muri Iseka. Bigeze ko mwe kwiga mu yindi kaminuza ntashatse kuvuga, ariko Iseka bitewe n'ibyemerere yanjye yatumye nza aha ngaha. Rero rwa rugendo rutoroshye ariko runoroshye kuko ndurangije. Tukiza wabonaga ukigera muri ibyo bintu ubona ari ibintu bigoranye, ariko kugenda umenyera unabikunda noneho kurushaho bigenda bikorohera kubikora. Twagiye duhura n'abarimu beza badufashije n'ubuyobozi bwiza, ndetse n'abagenzi banjye bose twabanye twiganaga twagiye dufatanya, kuko hafi ya twese turarangije uretse bagenzi bacu batararangiza bagiye hanze y'igihugu kubera impamvu nabwo z'ishuri, ariko hafi ya twese twarangije kwiga. Rero byari ibintu byiza uyu munsi turi guserebura rwa rugendo rutatworoheye, ariko kano kanya turashimira Imana, tunashimira ubuyobozi bwadufashije ndetse n'abarimu muri rusange. Murakoze. Uko biri kose hari imbogamizi wahuye nazo, ni iki wakoresheje kugira ngo izo mbogamizi uzirinde? Imbogamizi sinavuga ko iyo waje kwiga ubundi mbere na mbere wirinda imbogamizi, kuko waje uzi ikikuzanye, uje kwiga ntabwo ubuje kugira ngo ujye kwikorera ibindi. Rero uretse ko zitanabura, hari igihe tukigera aha ngaha hari amasomo twagiye tubura bitewe n'abarimu, ariko byagiye bikemuka nyuma yaho. Rero turashimira ubuyobozi ko bwadufashije kugira ngo tugendane n'abandi. Hari igihe abandi baba bari muri detente, twebwe tukivuga ati ese rya somo tuzaryiga ryari. Ni imbogamizi yagiye mpura nazo n'abagenzi banjye, ariko nyuma ikigo cyarabibonye tuzakira abarimu kandi beza binadufasha kurangiza. Twifuzaga kuba twese turi muri first class ari nubwo utakunze, ariko aho turi twese turahishimiye. Murakoze. Hanyuma niki wize mu rugendo rwo kubana n'abantu batandukanye? Urumva ugeze muri kaminuza aho n'abantu batandukanye, niki wigiye? Iyo ugera muri societe, muri kaminuza ugeze muri societe uhura n'abantu batandukanye. Noneho kaminuza yo ni kaminuza nyine, buri bitandukanye naho uvuye muri za secondaire. Muri kaminuza ubuzi ikikuzanye, watanye no kwa macuwa. Ariko n'ukera iyo wigaga bavuga ati nzaba umusirikare cyangwa ubivuga mu mutwe, ariko iyo muri kaminuza icyo kintu uba ugiyemo uba uvuga ati ndashaka kuzabi. Yenda hari igihe atari byo ukora, ariko mbere na mbere nicyo uba ushyize imbere, ukavuga ati nzaba umunyamakuru. Yenda urugero kano kaya sindarijyamo, ariko ubu ngubu kubera ndangije nakoraga ibindi, ariko ubu ngubu amaradiyo atwitega n'amateleviziyo cyane. Barakoze cyane. Ni iki wabwira barumuna bawe basigaye ku ntebe y'ishuri? Mu kanya hari barumuna banjye barimo bambwira felicitation, ndavuga ati ni mwebwe mutahiwe. Turashaka ko burya muri Iseka yenda sivuga ngo kwikunda nk'abanyamakuru, ariko hari ukuntu journalisme muri Iseka ifite iyindi sura itandukanye na education cyangwa za RUD. Rero itangazamakuru yo muri Iseka barumuna banjye mbona hari ukuntu bari kudupushinga, hari utuntu musigaye mukora twiza mbona tutagezeho, nkavuga ati ariko shazi ubwo bari abantu bari seriye. Rero barumuna banjye ndababwira ati courage, kuko mubirimo neza. Nka class twese turangije, hari ukuntu twari turi muri zindi domaine usanga mwakora mu bindi, ariko mwebwe mbona muri focus kandi ni byiza. Rero turababwira ati aho tutagejeje namwe muhageze, izo first class tuzabonye nyinshi namwe bari mwe muzazizamo. Murakoze cyane. Asante cyane.